Yesu ashimwe kandi ashimwe cyane. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Nshuti bavandimwe, turi kumwe hano muri studio za Musabyimana TV. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kuganira ku jambo ry'Imana. Ni ijambo ndi gukunda muri iyi minsi, ndagira ngo namwe munkurikiye aka kanya muze kurikunda, kuko nasanze Bibiliya ariyo yonyine ifite ubuhanuzi butavangiye. Umuntu ashobora kuvangirwa bigashoboka, ariko Bibiliya, ibyanditswe muri Bibiliya ni ibyo kwizerwa, ni ibyo kubahwa, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Tugiye kuganira rero ku magambo aduhugurira guhinduka tukaba umwe na Kristo. Iyo uri umwe na Kristo hari ibyaha udakora. Iyo uri umwe na Kristo uragenda ukagendana na Kristo, ukagenda wemye, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Reka twibere umwe na Kristo rero. Aya magambo reka twumve icyo Bibiliya itubwira. Indi topic nshaka kuvugaho ni ku bantu bibwira ko basenga cyangwa se bagakirizwa mu rusengero, kandi hari icyo Imana yabitangajeho. Gukirizwa mu rusengero icyo ni kimwe, ariko nasomye Bibiliya ngiye irambwira ngo bujya tugendana insengero. Ntabwo rero ukizwa ngo nuko wageze mu rusengero. Reka twumve icyo Bibiliya itubwira. Mbere yuko twumva icyo Bibiliya itubwira, reka tubanze dusenge Imana, ubundi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Shimwa Mwami Yesu, shimwa Mana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Aka kanya tugiye kureba ubuhanuzi bwawe butavangiye. Ibi ni ibitabo, Bibiliya ni igitabo twubaha twese abatuye isi. Ngaho reka twumve imbuguro, twumve urusengero rwari rwo tugomba gusengeramo. Ngaho no ururuka uzubane nanjye muri iki cyigisho, kandi n'abazacyumva bazarushaho kugubwa neza. Bana nanjye rero, bane n'abavandimwe, ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Nibyo koko, reka tuganire nk'uko icyigisho najyaye umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba umubiri umwe na Kristo. Iyo uri umubiri umwe na Kristo hari ibyaha udakora. Bya bindi Bibiliya itubwira ngo turareba tugacumura, twatekereza tugacumura, ariko icyo namaze kubona ni kimwe. Iyo uri umubiri umwe na Kristo, nyine ni rwa rusengero rwigendera. Reka twumve icyo Bibiliya yabivuzeho. Tugiye gusoma hano mu Rwambere rw'Abakorindo ibice 6, turahera ku murongo wa 15. Ni amagambo aryoshye, ni amagambo meza, ndagushishikariza kugira ngo uyumve. Rwambere rw'Abakorindo ibice 6 umurongo wa 16 haratubwira ngo ndi muzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese none ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ndibikabeho. Ndi muzi yuko uwo mufite, ndi muzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. 18 muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ndi muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ndi muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana.
mwakire n'ijambo ry'Imana. Nukuri aya ni amagambo amuhugura kandi n'abaguhugura. Reka tuze kuyaganiraho muri aka kanya ntijwi. Wowe muvandimwe turi kumwe aka kanya, wowe ushobora kuzumva kuri iki kiganiro, reka tuganire bityo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iki cyigisho najyaye umutwe w'amagambo avuga ngo kuba umubiri umwe na Kristo, tube umubiri umwe na Kristo. Iyo uri umubiri umwe na Kristo hari ibyaho udakora. Nk'uko 15 hatubwiye ngo ndi muzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Byumvikane ko wowe mu Kristo turi kumwe, wowe munyamasengesho turi kumwe aka kanya, menya ko burya umubiri wawe ari umubiri wa Kristo. Iyo utukana, iyo usambana, burya ubuhindanya urusengero rwa Kristo, kandi bikabeho. Ntabwo byakaguye kubaho. Mbese none ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ni ikibazo. Iyo ufashe urugingo rwa Kristo ukaruhindura urugingo rwa maraya, cyangwa se ukifatanya n'indaya, uba ubaye umubiri umwe na maraya. Ndibikabeho rero. Imana yo iratwihanangiriza ikatubwira ngo ndibikabeho, ndi muzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe. Byumvikane ko iyo wifatanije na maraya, maraya ni wa muntu utazi ijambo ry'Imana, ni wa muntu babwira ijambo ry'Imana rigacaha rigahinguka ahangaha. Ndibikabeho rero, ndibikabeho. Imana irabyanga kuko Imana yaravuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. 18 niho nshaka ko tuganira cyane, ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Byumvikane ko wowe munyabyaha turi kumwe, wowe muntu usambana, Bibiliya yabivuzeho. Ivuga ko aravuga ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose, watukana bigashoboka, wakiba bigashoboka, ariko none icyaha cyo gusambana Imana yagishinze hagati. Byumvikane ko ni icyaha gikorerwa mu mubiri indani, ni icyaha Imana yanga. Yego byose ni ibyaha, kuko nasomye birangira ngo uwishe itegeko rimwe burya byose aba yabyishe. Nshuti bavandimwe rero, muzibukire gusambana nk'uko Bibiliya bitubwiye. 19 haratubwira ngo mbese ndi muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ndi muri abanyu ngo mwigenge. Byumvikane ko urusengero cyangwa umubiri wacu ni urusengero rw'Imana. Imana yururutse igasanga uri umutukanyi, uri umusambanyi, uri umujura, Imana irakureba ikakugaya. Kirazira rero ndibikabeho. Nshuti bavandimwe, mwe mungurikiye, mwe turi kumwe aka kanya, Bibiliya iratwihanangirije, cyangwa Imana iratwihanangirije, iratubwira ngo tuzibukire. Ngo mbese ntituzi ko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera uwo dufite wavuye ku Mana. Ngo turi abacu ngo twigenge, turi abacu ngo twiyobore, ahubwo reka twemerere Imana izituyobore. Iyo wowe n'Imana hari ibyaha udakora, iyo wowe n'Imana ugenda wemye, bityo izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Reka ndasoza mbabwira ngo gukirizwa mu rusengero ntabwo bikwiye, ahubwo menya ko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana. Imana yururutse igasanga uri umunyabyaha, uri umusinzi, uri umusambanyi, uri umuntu utukana, ntabwo yakinjira mu rusengero rwawe.
byumvikane ko urusengero rwawe ni umutima wawe. Ese umutima wawe wowe umeze neza? Ese uwanjye umeze neza? Turi abacu ngo twigenge, ahubwo reka twemerere Yesu aza tuyobore. Ababyumvise turi kumwe, mwerekeze imitima yanyu ku Mana, dusenge. Mbere yuko dusenga, reka dusoreze kuri uyu murongo, kuko ngo 20 hano mu Bakorindo ba mbere ibice 6 umurongo wa 20 batubwira ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Umubiri wawe ntuhimbaza Imana, kuko iyo udahimbaje Imana, Imana iruruka ikabona rwose ntabwo yaturana nawe. Gerageza rero umubiri wawe wibere urusengero rw'Imana, bityo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndasoza mbabwira ngo mufate imibiri yanyu ihimbaza Imana, aho kuba ingingo za maraya, aho kuba umubiri wawe wijandika mu businzi, mu busambanyi, mu butukanyi cyangwa se n'ibindi byaha. Reka dusenge, ariko wowe unyumva ungurikiye, dusengane, uhindukire nawe umubiri wawe ubo guhimbaza Imana, nduzongere kwifatanya n'ingozi z'ibibi cyangwa n'abantu b'abanyamatiku cyangwa b'abanyabyaha. Niba unyemereye, reka dusengane. Gusengana kwanjye nawe birabonekamo intsinzi. Imana ngo ikunda umunyabyaha ikanga icyaha, ariko nasanze utakitwa umunyabyaha utakoze icyaha. Reka twibere abakristo Imana ishaka, reka twibere abanyamasengesho Imana ishaka, bityo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Shimwe Mwami w'abami, wowe wongeye kutwereka ko imibiri yacu ari ingingo za Kristo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aka kanya ngweretse abavandimwe dusenganye, bari bazi ko iyo bagiye mu rusengero bagomba gukirizwamo, ariko dusanze waduhuguye utubwira ko imibiri yacu igomba kuba ihimbaza Imana. Ngaho rero reka babone ko imibiri yabo ari rwo rusengero, ubundi bahere ko bakizwe, bagakizwe kubera ko bageze mu rusengero. Bana n'ababyumvise kandi bibahindure. Ijambo ryawe ni umuhizi, rirahiga kandi rikavumbura. Yaba bo turi kumwe n'abazumva ikiganiro bazahindukire, abemerera Imana ibayobore aho kuyobora. Ngaho rero urakoze kubyumvise, kumvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.